on the beat. Yoga sola. Changa puro. Hey, salama rasta. Salama. Umeze ute? Umeze neza kabisa. Ko wabuze wan? Narabuze kabisa. Iminsi myinshi nawe kabisa. Inese. Wan, ndabona warahindutse wa. Ko nawe ndabona biri gukuza. Reka umusatsi wabaye nk'insya za sarukondo. Oya we muri ibintu buri n'ubundi ubugomba kwitwaka ugomba kukigeraho. Niko biba bimeze. None se ko mperuka mbere ufite umusatsi nk'uyu wanyu usanzwe ndabona warabaye rasta wa. Ubu ngubu mfite undi muryango ninjiyemo wa Rastafari. Tumerewemo neza. None se tumerewemo neza kabisa. Mwana ntamusi. None se ngo bimeze bite ngiye kutandabura nanjye ngo ndebe ko izinjwi zanjye nazihindura nanjye nkagira umusatsi mwiza nk'uwo wawe. Dore nicyo tuba duhuriye bishaka byose ni ibintu bigomba kubwirwa. Hari amategeko hari n'amategeko buriya nanone hari n'amategeko buriya nanone ubyitondere burya se so gupfa kuvuga ngo umanure imisatsi ugire gute hari n'amategeko tuba tugomba kujyaho tutavaho bari ku murongo. Yego none se ndabona isaro hano harimo icyatsi umuhondo n'umutuku ibi byo bishatse gusobanura aho niho utinyira rero aho niho utinyira kabisa hano ubona nk'iri ngiri yego rikubiyemo amabara menshi ndabibona hari n'ibindi hano ririmo hano iry'umutuku iryo ntago nari naribonye ariko iri ngiri ugiye kureba uko ritubuye ariko na hariya ririmo yego none se wansobanuriye se nanjye nkumva ko mbona ibyo bintu ari byiza wa ibi ngibi ni ukuvuga nubwo tuba tubirimo ariko twebwe nk'abarasta n'ubundi tugira nk'ibintu n'umuco tubamo twibumbiramo. Yego urimo ikintu cya mbere buriya twebwe dukunda cyane ikintu cya mbere gukunda igihugu. Yego impamvu yembe banje gukunda igihugu nicyo kugira ngo kugira ngo ubanze ube na rasta wumve ko uwanyawe ubanze ukunda igihugu. Yego umara gukunda igihugu wongeremo gukunda abantu. Yego wongeremo kuba wafasha abantu. Yego wongeremo kudakunda kuboneka mu bintu bibi rimwe na rimwe bishobora kukwangiriza isura. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu asanga avuga ati ngende umurasta ariko ugasanga ahantu yavuye ukavuga nanjye hariya abantu. Ahubwo uvuze icyo kintu uranyibutse hari abarasta ujya ubona ukabona basinze ukabona amapantaro bayagejeje aha narumvishe ngo hari n'abankuru ku mugongo w'ingona wa cyane ibyo bintu kwa kundi nyine ka kantu kajyana ibintu bijyanye n'imitekero na rodi urumva ariko buriya si bose ntago ari bose hari ukuntu mbega umwe hari igihe usanga nyine buriya iyo hari umuntu ujya uvuga ati mbwira uwo mugendana nkubwire uko uteye. Yego ibyo bintu rero buriya ntabwo twese uko tuba tugenda ari ngombwa tujye kuri iyo mitekero. none se rasta wowe ku kantu kakotsi nyine k'akamogi wowe ntabwo ujya ufataho se. njyewe buriya kera nafatagaho. Yego ntaramenya ikintu ndimo ntaramenya umurongo ngiye kujyamo nafatagaho ariko noneho mbona nka bya biri twahoze tuvugaho tuti igihugu twakibanje ku mwanya wa mbere. Yego dusanga igihugu ntabwo kibyemera aha yewe igihugu buriya kiba kigomba kurengera n'abaturage bacyo cyane mu nzira nyinshi. wigiriye inama nziza ubu ngubu basigaye bagukekaho ko ufata kuri kariya kamogi ariko noneho imyaka iyo hari n'abandi mba ndimo kwigendera ukumva ashobora kuvuga yenda akaba yanangwaho akabimbaza nkamubwira rero wowe uri kundeba inyuma gusa ariko ntabwo bimeze ariko imbere mwanagerageza kumubwira ibi bintu bimureta ntibikunda ndetse rimwe na rimwe n'abantu uciye ku mpande ntibabikunda. nawe ubwawe uri kwicira ubuzima nawe ubwawe ugiye ubashije nko kwireba mu buzima usanga hari icyo uba wishe kandi ukica umunsi ku munsi uko wumva wishe ugikeneye hari icyo urimo kwica ukaba wanagira gutya niba hari abo mugendana ugasanga niba warinywaga gusa ugasanga nabo utangiye kubakongeza gahoro bigenda bikabura uruhererekane nka gutyo none se rasta ariko nk'ubu nkanjye nkubwiye aho bigeze ntago gikoresha ibyo bintu ntago warabiretse inshuro nyinshi umwanya nkuha akazi
ako kazi rero sinarifatiramo ndi muri rubanda nyamwinshi. None se ubona ari izihe mpinduka zakubayeho nyuma yo guhagarika kunywa ibyo bintu by'ibimogi? Izihe mpinduka wabonye zabaye nziza ku buzima bwawe kugira ngo n'undi muntu uri kutwumva niba yanabifataga bireka? Ndakubwiye wakiroge, ndakubwiza ukuri nkirimo gufataho. Iyo nabaga ndi no mu kazi, hari igihe navuga ati reka nihe iminota mike nguruke. Yego. Mbanza njye kugashaka ntakabona cyane cyane nipingaga nk'iyo mvuyeyo nakabuze kubera ko nataye n'umwanya na boss. Ndaza nsanga ahagaze muri tele ambwire uvuye hehe, ndabura aho mubwira mvuye. Yego. Noneho nanjye nipinge umvuge ati wa mwanya wanjye nagize gute nawe utaye kandi nicyo mbonye. Gusa ndakwemeye inama wafashe ni nziza. None nibyo ni iyihe nama wagira urubyiruko kugira ngo nk'abarasta bagenzi bawe bajye barushaho gukora byiza aho kwishora mu ngeso nziza? Ni iyihe nama waba? Buri inama njye nabaha nziza isumba izindi. Yego. Urumva ikintu cya mbere nababwira, hari ibintu tujya dukunda kuvuga mu Kinyarwanda ngo dukube amapantaro dukura amaboko mu mufuka. Tuvana amaboko mu mufuka. Urumva ugiye gukora. Yego. Ibyo bintu rero njye mba numva nkatwe ibyo bintu tubishimbuje biriya. Yego. Umwaka wabimazemo n'uwo wamara ubivuyemo utangiye muri ibyo byacu byo gukuramo amaboko mu mufuka, kwipantaro ugakora, ugiye gukompeta ku myaka yombi. Yego. Uwo waba ubivuyemo niyo waba umwe ushobora gusanga ukurikira indi myinshi waba urabigumyemo. Ubwo urubyiruko ruri kutwumva barasta bagenzi bawe bumve ko kuba uri umurasta ugendera ku mategeko ya nyayo, wirinda gusebya abandi barasta. Kabisa. Ni akantu keza cyane. Nta n'umurasta ukunda gusebya wabaye kabisa. Udeshapo kabisa. Urangiye ahubwo nk'uwankubita nk'abarasta benshi bicanye n'abandi bantu batari bo, nkabagira inama. Indege noneho nimeze ke so alai ariko nawe ubutsuze mani bya Kibabyloni mani guta ariko agobone ku bibazo ari itazimana none se mwana hano ndabona uvuye ibyapa ubwo mwana nimvuye ku ndege mani none se wo kubutambwiye asovuye ubo kuyacacira se bro man itari inyota man byarakaza wacu ugiye kuzana za zindi zawe shabireka man none wibaze kurabuza imisigara man mvano ubu uyu munsi ukavuga ko tubaho gute bro? Oya man ariko sora umukina ari ngogereye uko ncumotsemo hano nyine naye mvuye kure wa mu doctor man. Uzisoma ko mu doctor no kunumvisha ngasigaye yarigize inyebebe nawe bro uzireta iri hanze ahubwo bro ngende ndagukatiriza staff ndenda gukatira wa mu doctor bro ari jail. None se ari ni menshi ufite se basonga ufite se basi cyazo se ngiye ntago nywa amasigara mwana ntago nywa amasigara ubwo umuntu arabo gusanga nayo ifite ingazi urumva nanjye naheze ibyapa negereje. Oya hanga mfite ingazi nari ncomoyemo umubosi urumva ahubwo si yo ngazi wala ikibazo no doctor nanjye nemvuye ku oya naguze kuntu zuriye se urumva ingazi nyine urumva ingazi nako kwica inuza n'ikinyi urumva mwana ariko mva cyazo se naho ndi mu doctor se undi muziranye hano hafi kwisikaritsa ari uzimenyereye mwana hano se yobe uko ungema sima ni kwamiye hudu man akuna umuntu arutegereje mwana uko cyangwa shawa zifite mwana isi baga sina yezi byapa uri kuzana mu Babyloni mwana we byiyore man uravuga utarabona ariko mva umbwire mwana tuma murasta bro ahubwo mwana mva ubwire ura murasta mwana reka ndebe ko ari buyidukore mfashe dukoreshe twafata neza nyine wumva ibyari reka muze murabure rasta mwana meze biteze ni fresh kabisa meze neza umuhungu cyane fresh kabisa meze neza cyane kabisa muri hano se bimeze gute? Je suis Chapo. Nitwa Chapo nyine. Nanjye urabibona ni rasta. Ni rasta man lion. Meze gute? Cyane fresh kabisa. Ahubwo se wallahi arakana kurabura nyine. Ahubwo nagize ngo muri kwitamo hano. Nk'umurasta nyine. None inyonga nyine wallahi ni danje urumva mvuye kureba nyine doctor none nsanze doctor
Jail wala ari jail biriya leta ibigomba kubikurikiranira hafi ahubwo nyine ni iki nka Rastaman ni iki nanjye kura nyine ngo turebe ukuntu twabikurikirana ni iki biriya bintu rero muhungu wanjye biriya bintu bisa nkaho diri yabyo mbega igenda icika burundu kabisa ntabwo ari ukuguca intege ariko urumva hari abagihari ariko nabo nkubwiye yuko ni nk'iminsi mike baba bari kubaha walike leta iri hanze ari sawa ni iminsi ariko mike Rastaman umva ngiye ziriya boro ngiye kuzikatira kabisa leta iri hanze ariko nanone ari leta gusa biriya bintu ntabwo ari na sawa ariko wowe ntabwo ari na sawa niyo mpamvu twarabaye koronike buriya niwumva buriya leta iri kuvuga iki kintu reka nkijya inyuma hari ibyo iri kureba ibyo ushaka no kuramira kuri abo bantu bayo ni ukuvuga ngo rero buriya si ukuguca intege si no kugira gutya iyo nafashe umwanzuro ndavuga maze igihe kinini cyane nk'imyaka hafi nk'itanu mbivuyeho ariko buriya nyuma y'iyo myaka hari indi ntera ndimo noneho ubu ngubu kandi ishimishije kandi numvaga nshaka umuhigo mupeti yangu Rastaman kwikungatira so wala yahamagara ahubwo nuriya tubivugeho n'ababyumva Rastaman leta bakubita inama isumba izindi kabisa umva se umupira wakine Rastaman agiye kwidukurira ubwo reka nze numviza neza ngeme ibikoresho byanjye ahubwo tugende mani Rastaman agiye kudutamo urumva tugende kabisa sasa uyu ni umujene wanjye nyine urumva umujene wanjye nyine byari byanze Rastaman yamurabuye nyine kugiye kudutamo n'iki kabisa dore nanjye mba niriwe ku ndege ku gahigo tukarwara nyine twanze wapi buriya rero n'ubundi asitaye kuri ryano ry'umwaka n'ubundi urabizi ko kubura mu muco arukuru bayavuga ngo sitaye nabi ubu ngubu murarabuje byataye ino y'umwaka ushatse kuvuga ikirasa ahubwo ni mwumve mwa bintu mwumve ni ukuvuga ngo ubu ngubu wowe nawe niba mutabonye dogita muhita mwumva ko byanze mukicara se Dr. Jail wakina oya dogita yabuze cyangwa ukumva ni ibintu urimo bindi bitari ngombwa dogita wanamureka ahubwo akubita akazi imbere agabura hari n'ibintu biriya bindi bimwebwa hari n'ibindi bintu duhuye hari ibintu bindi mushobora umva neza peti yangu hari ibindi bintu mushobora gufata bimeze neza cyagiye biza ibihese ubwongo bwa uri gushaka kuvuga igikoma walahi oya niyo mwajya kufisha ntabwo yabago nabi urumva nagashyira Rasta walahi turi kuvugana walahi none se ubu ngubu ushobora no kujya no kumfisha kagufata neza ngomva walahi ngewe umva iramote akuzi gukwikorera ipine iringi moteri katarimo walahi samata yonyine wanagerageza no ku bindi bintu hari ibindi bintu ariko bitagukura kuri gahunda buri ujye ubona impamvu leta ibiguruka kuri biriya bintu ndafata abantu benshi ibireba bari kuva kuri gahunda harimo gukora ibiterekeranye harimo iki niyo mpamvu buriya leta ivuze iti twe buriya murongo natwe tuwuriho iwuhuriraho n'abatayumvishe abayumvishe ntaho muhurira kabisa none ubu ngubu cyo ikintu nabisabiraga biriya bintu mwabireka njya numva n'ibindi buriya hari ibindi abantu barasita batajya bakoresha ngo imizigo buriya mushobora kuyibura mugashaka murashaka kujya mu mizigo ubwo muba mugiye burundu noneho ubwo ngubwo ntabwo duhuriye ngo mbace intege ngewe Rasta izo nama tugira ubutaha baswe wanze hari utundi tuntu tubaho tunasohokana leta isoreye tumeze neza n'iby'imisoro byararangiye gufata n'uguciyeho yaba ari muri leta yahehe avuga ati kariya kantu karasoreye nta n'ikibazo kirimo nawe mfite gahunda nayo yo kuzivaho ariko twasitaye kuno kabisa bitafite mwasitaye kuri ryano umunyarwanda uvuga ati nasitaye nabi ariko nabibonye mu gitondo ariko umuntu wumvishe muri mwebwe aze kugerageza abwira undi neza bimwumvishe kubera urabona nta mwanya tumaranye nta kibazo Rasta cyabo ureba nk'ukuntu buri kumva
Aujourd'hui aussi, c'est un autre. Les mots pas la couille. J'ai mal à l'image.